ubwa neza cyane aho mudukurikiye muherereye. Imana y'amahoro ibagirire neza, ubuntu bw'Imana busabe muri mwebwe. Uyu munsi twongeye kubana na Ganza, yambaye agapira muri siporo. Arimo nitembera nyine nabaye umusaza nk'abandi. Wize mu Gifaransa? Oya. Iyi boro yahanuze ukuntu yitwa? Susi bayita akaboko. Oya, mu Gifaransa niyo navuze. Bayita biceps. Niyo bita ngo ni biceps. Kwenye numbaze ngo ni baba. Nawe wakoze baba. Biceps. Iyo ni ukubera Imana, ahantu hose gendangana abandi babarabikurikirana. Nuko hari abantu benshi bajyaga babaza ngo ese ngo buriya ngo Ganza ngo mu maso ngo asa no ku maboko. Dore ngaha. Nyekada. Uri umuzungu? Oya ntago ndi umuzungu. Hari umuntu twiye dukorana ikiganiro kandi bigaragara ko yitukuje. Araya aravuga ngo ndi umuzungu. Uze kundondoka. Ya. Umeze neza cyane ariko. Nawe ndashima Imana, abantu bo ni babandi bakeya. Ibintu byose ubu turi kubona ni yare. Kibazo cya mbere kiragira giti, Ganza ryaduka rye riracyakora cyane ntirigikora? Iduka ejo nibwo nagiye kubarisha asanga bahombye 10,000. Mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'icyumweru. Dayimoni bari kukurya runono. Reka nzabatsinda mu izina rya Yesu Kristo. Umuti watangiye guta agaciro. Oya. Zasubira kuzana. Umva nanjye ndibagiwe. Uzasubira. Bo bakunze bacu mudukurikiye mwumvise ko Ganza afite gahunda yo gusubira. Oya, na gahunda ihari. Bikomereza ibintu ibyo ngibyo rancacaritse. Ese Ganza waje yo gushaka umuti wo gucuruza kugira ngo yunguke yabakoze icyaha? Namurangira kujya kureba wiwo kujya mu ijuru. Ariko nageyo no kujya gutwika. Imana iguhamagara aka kanya wayitaba. Mbo rero kere kumwe watubeshye ngo ntiyayitaba. Ariko Imana ifite uburenganzira bwo kumpamagara ikankupa cyangwa se ikampamagara uko bishaka, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Yego. Imana niyo mugenga wa byose. Bayeho kuberayo, mvuga kuberayo, ngenda kuberayo, njya kuberayo, nywa kuberayo, nisiga kuberayo, ibindi byinshi sinabirondera. Ganza intambara yabaye intambara. Amerika ngiri gukubita abagabo bitwa muri Irani, gafatira abandi bihano. Amerika ngiri gusika itanzitse. Amerika rero, Amerika ni igihugu gikunda ibyiza. Ariko kikanga umuntu gisuzugura. Kandi kigakunda no gusuzugura abo kirusha ububasha. Ibyo ni ibintu bitatu. Ni igihugu gikunda ibyiza. Kikanga umuntu wagisuzugura. Kigasuzugura nacyo abo kirusha ububasha. Imbaraga zayo, imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana ni Leta Zunze Ubumwe. Ubundi zigomba kuba zifite izindi imbaraga ziherekeje. Ziherekejwe n'iz'Imana. Uraza gutuma nkubaza ikibazo. Iza shitani. Imbaraga zimeze kuriya ziherekejwe n'iki? Rero wibuke ko Trump ari umupasiteri. Ibyo nibimureba, nanjye ndi pasiteri mu mutima wanjye no mu byanjye, nanjye ndi pasiteri. Pasiteri wa mbere ni Kristo witangiye itorero, abandi bose ntabwo ndamenye ibyabo ariko ndacyari kubyiga nzabibaza. Dore rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Icyo ni ikintu cya mbere, sibyo? Abanyafurika n'ubundi tujya hariya tuzi ko batadukunda, ariko n'ubundi kubera ko twe twiyizi, tukaba tuzi ko duharanira kugira ngo dutere imbere cyangwa se tube abantu nyabana. Tujyeho tugiye gushakisha ikizabeshaho imiryango yacu cyangwa se ibihugu dukomokamo. Icyo ni ikintu cyumvikana. Ubwo ibyo nyine birabaye. Hari ikindi warumbajije ngo ese ngo ni imbaraga ngo za Illuminati cyangwa za Freemason. Cyane ko iyo miryango ariho ikorera. Iyo miryango rero banza umenye California wabonye ibintu byahabaye. Ubona uko byagenze. Hariya njyaganira n'abantu bari i Burayi. Yego. I Burayi ko muganira abantu. I Burayi.
babaye abazungu kandi ari abanyafurika. i Burayi. Noneho i Burayi hari ahantu banyurira bakajya gukora inama, amakwe, ariko bakase behind abantu muri yo. Ndabasuhuje, uza kubona namubeshye azabyandike muri comment. Azabyandike muri comment. Hari ahantu banyura abantu bari i Burayi bajya gukorera ubukwe bita ngo ni ubukwe bwabereye kuzimu, ariko ari urugendo bakora rw'indege, bakazagira igihe bagera aho hantu hameze nka, navuga ko ari nk'umukingo, bakagenda bagakorerayo inama, ariko utamenya ngo bari ku isi. Ureba hano, ureba aha, ahubwo umeze nk'umuntu winjiriye mu mwobo nk'uko amazi ushobora kuyakorera fose, cyangwa se ukayakorera ikintu cy'ikigega ariko kiri mu butaka. Ngayo ngo rero ibyo bintu bantu mutuye mumenye kubitandukanya n'iki, bitandukanye no kuzimu. Sibyo? Kuko kuzimu rero ufite ubwaho bwana. Hari n'abantu numvise basigaye babeshya abantu ngo bagiye kubajyanayo. Ese bamenye ko hari abantu basigaye batwiyitirira kuri TikTok? Oya da. Ejo bundi njye kuri TikTok, kuko njye sinyikoresha, ababizi barabizi ko ntagira TikTok. Njye kuri TikTok ninjya kubona mbona umuntu wanditseho ngo ni Ganza official kuri TikTok. Mbona n'undi wanditseho ngo Imana irahari, Rwanda, Burundi. Hibaze se n'umusazi. Twe dutuye mu Rwanda, dukorera mu Rwanda, turi abanyarwanda, dukunda u Rwanda. None ugiye kutwitira ibyo bihugu twe turabizi, ntabwo tubivuka, nta nubwo ndanarenga n'umupaka. Abo ngabo reka tubihorere twigire mu biganiro byacu. Twibukiranye icyo gihugu warumbajije ngo giharanira cyangwa wowe wavuze ko bwa mbere mwaciye Nigeria. Yes. Ariko amakuru mfite nuko ibyicaro byanyu bikuru biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariya rero dore masobanura. Hari abantu bumvise Nigeria babyitiranya na Amerika. Fata ngo Amerika ntabwo ari Freemason. Amerika ni Illuminati. Nigeria Freemason. Urumva ni ibisata bibiri. Kimwe gihereza ikindi. Ushobora guca Nigeria kandi urumva ntago washinga ubwami. Ubwo nabwo babwita ubwami. Hariya naho nabwo babwita ubwami. Hanyura ubutunzi cyangwa se kwa Munyengabe. Simbizi niba bazi ko babwita. Noneho menye ngo ni ubwami bubiri busa nkaho bumwe buhereza ubundi. Ntabwo waba uri umunyafurika ujye gushinga ofisi muri Amerika ivuga ku bintu byo muri Afurika. Ibyo ni ibintu tuzi ko uriya mugabo Trump ntabwo adukunda cyane. Ariko twebwe exactly ko ushobora kujyayo ugiye gusinya amasezerano wagize gute, uri gushaka ko niba wabaga muri Freemason ufite companies zikomeye muri Afurika, ufite iki hirya no hino, ariko ukeneye kugira ngo icyo kintu cyamamare kirenga imipaka. Bivuze ngo uzajya he? Amerika. Ni uzumva hari abantu bagiye bambaza kenshi tugitangira bati duha amafoto yabo. Nagiye nyabere kuko abantu batambuka ku murongo ndetse n'utuvideo duto yego bari mu gusinya ko bagiye kwamamarizwa na Illuminati. Ibikorwa byabo bagezeho kubera Freemason. Ntabwo ari byo bagezeho kubera Kristo cyangwa kubera umuhamagaro wa Kristo. Nibyo bagezeho kubera Freemason. Bitabaje kugira ngo bave mu bukene bajye mu bukire. Ntabwo umuntu udukurikiye ntabwo nkuburishe kuba wabijyamo, kuko nukenera no kubijyamo ushobora kuzahura n'abakwiba aho kugira ngo ugere ku bantu bari bugufashe kubigeramo. Kuko byanga bikunda ushobora kuzagera nko mu karere kamwe ugasanga harimo abantu batatu cyangwa baba Freemason bafite iby'ukuri, ugasanga harimo abantu 300 bafite ibinyoma. Ubundi se abo ba Freemason b'ukuri ubundi amafaranga bayakura hehe nyirizina? Kuko aratubwira ngo ni umuryango ngo abantu bagira urukundo, abandi bati ni abantu bakura amafaranga ikuzimu, ahari batera abantu bafashanya. Ubundi iyo bavuze ngo Freemason banza wumve ngo Freemason
Frama. ikintu cyose Faramaso. kizakwereka ibyo undi muntu atari kureba uri behind cyangwa uri inyuma. Sibyo? Cya kintu uzabona ko wagiye ahantu nyamara kandi umurambo wawe wasigaye hejuru. Uri umuntu agizwe n'umutima yego n'ubwonko. Noneho hari abantu uzumva nko muri comment bavuga ngo aho hantu ntihabaho. Impamvu hatabaho nuko bataragerayo, ariko aramutse agezeyo yibona ameze nk'uri ku isi cyangwa se akibona ari gutemberayo, ariko atari yagira gute, amaso yiwe y'umubiri akabona ari kuyarebesha ariko ari ntayo, ahubwo ari kurebesha umutima n'imitekerereze, kuko tayari akivuga ya kode sinshatse kuyivuga, tuzagira umuntu uzagerayo akananirwa ubufasha, kuko ujyayo kubw'imbaraga z'ibyo uvuze ariko ukazamurwa n'iza adimini bakujyanye. Noneho icyo kintu ugasanga ni ikintu abantu batajya bumvikanaho n'umunsi wari isaha ku yindi, ugasanga hari umuntu uvuga ngo ese piramide ni iki? Piramide akumva ni ubwami bwa Illuminati. none ayikore bayimenye. Piramide ni iki? Ni ubwami bwa Illuminati. Inyenyeri ni iki? Inyenyeri isobanura umusitari cyangwa umuntu ukora ibintu bidasanzwe. Inyenyeri zimwe tujya tubereka zikaraga mu mashanete, zikaraga mu masaha n'ibiki simbizi, nzabimenye ubutaha. Izo nyenyeri mubanze mumenye ngo se kuki iki kintu gishobora kuba kiri kwikaraga nta bundi bwami gihagazemo. Banza umenye iyo nyenyeri yikaraga ishushanyije ihagaze mu gi, ikora gute, ikoreshwa hamwe n'ibiki. Noneho ubone gutekereza ngo ese ibi bigiyemo byabyariye, ariko banza wibuke ngo ushobora kuzajya mu kaga bitewe n'amahitamo mabi. Uhitamo Uwiteka ko guhitamo kwiza, ibindi byose ushobora kuzabikora ugasanga kuri finale bibaye kati. Abantu bize mu bintu bya film making hari kati bita ngo ni kati ya barafu. Uhagararira uko wari umeze nk'istati nyine, ibyo bita ngo ni kati ya barafu. Noneho icyo gihe wowe uzaba utakiri kureba hano ku Mana, utakiri kureba no kuwo mwita ngo ni Satani. Kuwo mwita ngo ni Satani. Kuki se utazi ushaka kuvuga Satani buri gihe ukavuga ngo uwo mwita ngo ni anyamara wowe uri umukozi wa Satani, wegenda umukozi w'Imana uri wa Satani. None se nyine reka nkubaze, kuki buri gihe uvuga ngo uwo mwita ngo ni Satani? None waretse nkazategura umunsi wo kubivuga. Wabitubwiye se ubu? Hari abantu bajya banuka muri comment bambwira ngo ntukatubeye. Kuki ufata umuntu utanga ubutunzi bamwe na bamwe baburiye ku Mana, Imana ikababwira ngo reka mbahere imigisha mu mirimo y'amaboko yanyu, ngo kuki umufata ukamutuma? Ni ukuri hari umuntu wari nkubise ejo bundi twahuriye none uzatinya umuntu uzi cyangwa uzatinya Imana? Ngewe ntinya Imana, ntabwo ntinya umuntu, kandi n'uzanziza ukuri nzarenganurwa n'Imana. Ariko mba ngira ngo n'abadukurikiye nabo bagire gute, n'iki bumve ko ikibazo cyabo buri munsi bahora banziza nacyo cyagezweho, kuko buriya tujye dukora ku ruhande rumwe dukore no ku rundi, ariko ntidugafatanye Imana n'ibindi, kuko Bibiliya iratubwira ngo ndi Imana ifuha itemera ko bayibangikanye n'izindi mana. Nubwo rero niyo mpamvu Imana igiye kuvuga ku mukene ivuga no ku mukire, na ndetse no ku mutindi no ku mutindi nyakuri, ko bose ni abarwayi bayo. Twagiye twikomereze. Hanyuma uvuze nyine utuntu twinshi tugiye dukomeye, ariko ntabwo n'ubundi dusize mu rujijo. Urujijo ubwo bazandika muri comment babimbe, kandi Omari na nimero zikaba zihari, kandi imbere ntabwo ari uko wajya kubivuga kugira ngo ntitugeze ku musozo. Buriya se yego iminota yagiye 15. Bifurije ko bazakomeza gukurikira, kuko ibi byose munyamakuru wenda ubugere mu biganiro bizakurikira reka byose mbateguriye igitabo kirambuye. Ndifuza ko uzazana kirambuye gifite ibimenyetso, uzazana umubumbe wigeze utwereka, uzazana impeta, uzazana ibimenyetso byose wigeze utwereka mu mwaka washize ku yindi cyane. Impeta ko wambwiye ngo nzayitwike nuriya mubumbe, ese warabitwitse wowe. None si yo nza kubitwika wowe ubimbajije. Ikibazo nuko ntajya kuzimu.
yaba ngikuzemo nge ntekereza ko ubimbarije kugira ngo nereke abakunzi bacu igihe kimwe twari kuzahurirayo. oya ntago twari buzahure uko ngewe ngira uko ngenda kandi ngewe nitwa Ngendahimana. Ngendahimana. Tambutsa nimero ya telefone tugane ku nimero yanjye ya telefone yo guhamagara ni 07 30 76 741. ubaye uri umudiyasipora ntabwo uzampamagara kuri koro n'ubundi uzandika kuri nimero ifite 0790 595278. aho ngaho tuzumvikana ngusobanurire ku bintu byose tuganira ahangaha kuri izi cano eshatu. Reka tugushimire. murakoze cyane.